ngo iterisi y'umubyeyi iba nini. Bavuga ko ngo ku busanzwe iterisi y'umubyeyi ngo ibingana na oranje ironje ukuntu iba ringaniye ataratwita. Yaba atwite rikaba yaba nini kugera ku kigero kingana na watermelon yindi nini cyane kurushaho. Urumva ishobora kuba nini cyane kuko niba umuntu ashobora gutwita umwana w'ibiro 5 niko iterisi nayo ishobora kuba yaba nini. Impamvu mwese murabizi ko iba nini ko ntabwo waruzi ngo ibingana gute ku kigero kingana gute, ishobora kuba yaba nini ku kigero kingana gute. Ikintu utaruzi ku mubyeyi cyaba ari ikihe? Reka duhere ku mafoto biraza kuzenda bitworohera. Ngo buriya ngo gutwara inda igihe cyo gutwita cyabaye kirekire ku isi yari iminsi 375. Noneho dukurikije iyo foto ngo ushobora kwibaza noneho umuntu twiste agomba gutwita iminsi ingana gute. Ubundi umuntu muzima kugira ngo ubyarire amezi 9 utwita iminsi 280. Ariko uriya wagize igihe kirekire yabaye iminsi 375. Turabona ko harenzeho iminsi hafi iminsi 100, iminsi 105 yose. Niyo mpamvu rero ibingibi byabaye n'ubundi mu 1945 biba ku muntu witwa Diana Hunters. Niwe wabyaye umwana akamubyara mu gihe kingana n'iminsi 375. Iyo urebye ya minsi 105 haba harenzeho amezi 3. Niba ngo umwana we yavukiwe umwaka n'ukwezi kumwe n'iminsi nk'ibiri. So sometimes n'ibyo ubona wateye umukobwa ukabona wenda hari kuntu avuga ati tuzabara ndibuka twabonye iyi tariki ukabona arengejeho, birashoboka abaganga bavuga ko ushobora kuba wanarenzaho n'iyo minsi 102 105 nako. So mukajya muvuga ngo iyo wanza mutegereze n'ibinanga mupimisha ADN kuko yo ntabwo yibeshya. Ako birashoboka. Ushobora kwibaza noneho icya gatatu tujye kukwereka none inda yo yabaye ngufi yabaye yihe. Ngo ubunguyu rero twise ku byumweru mwana yaravutse ku byumweru 21 abaho abamuzemo. Ubundi umwana wese avukira ku byumweru 36. Ariko uyu nguyu bavuga ko ku isi ubu niyo mwana wavutse ari mu bana bavutse ari batoya batagejeje igihe kandi akabaho. Tutirengagije ko hari abandi bavuka n'ubundi bakiri bato cyane bahita bajya mu dukuveze ku mezi 6 hari rwo gitangira kwirema umwana akazirema n'ubundi mugenda mureba ukuntu agenda yirema, ariko yavutse ari muzima n'ubundi akajya muri kuveze gatoya agahita abaho. Ikintu utaruzi ni ikihe ku mubyeyi utwite? Ngo buriya iyo umubyeyi atwite n'umutima we uba munini ku kigero cyari gisanzwe. Ikintu ntabwo nari nkizi kubera ko ngo bituma n'ubundi uratera cyane ugaproducinga amaraso menshi ashobora kugenda mu miyoboro yawe, kandi uri no kugaburira amaraso n'ubundi uriya mwana. Niyo mpamvu umutima w'umubyeyi utwite uba munini. Ari nayo mpamvu buryo umuntu utwite nashobora gukoreshwa nka iriya lie detect. Ntashobora kujya ahita kumva n'ubundi ari imitima ibiri iri gutera. Bafite umutima we ntabwo ubusanzwe ubutari ku kigero kimwe n'icy'abantu basanzwe. So ntabwo nari nkizi ko umutima ushobora guhinduka. Nanjye nabyo narinzi. Ikindi utaruzi ni iki ku mubyeyi utwite? Ngo buriya umubyeyi atwite ijwi rye rirahinduka. Badufashe dukurireho hasi kugira ngo tubashe no gusoma n'ibiri hasi tubagezeho amakuru. Kuko ngo iyo utwite hari igihe bigenda bigahindura ijwi ryawe bikaba byafata iyo bita n'ubundi habaho amajwi abiri, habaho ngo vocal hakabaho ndetse n'ijwi risanzwe lower. Ukaba wasanga noneho wenda high note yawe irayishe, ugasanga noneho vocal yawe niyo ibaye nyayo kuko umuntu agira amajwi n'ubundi abiri. Ibyo nabyemera kumwe mu bantu nziraza kumukobwa n'dusohoka yaratwise amaze gutwita atangira kuvuga nk'umugabo neza nk'umuntu uzi babyaye vuba, agatangiye kujya agira ijwi rinini. Tibaza se byagenze gutagati simbizi kuva natwita nivugira rwose nk'abagabo. Ahubwo nzajya wenda abo nzi mbere ijwi bavugaga ngiye kuzajya mbyitaho rero no banatwite ijwi bavuga. So biterwa kuko ngo iyo utwite hari igihe bigenda bikaba byagira ikintu byangizaho n'ubundi ku muhogo wawe, none ugatangira kuvuga ko watangira kuvuga ko hejuru usaraye cyangwa ugatangira kuvuga ikibaze bitewe n'ubundi nuko gutwite gusa wabyara uwo munsi bikarara birangiye cyangwa bikamara amezi 2 bikarangira ugasubira na ijwi ryawe risanzwe. Ikintu utaruzi ku mubyeyi utwite cyaba ari ikihe? Kino kintu cyantunguye ngo buriya umwana ashobora kumva mama we ari mu nda
ukibaza ngo ni mu kigero cy'ibyumweru 18 uriya mwana ashobora gutangira kumva ijwi nyina yavuze kuva ku byumweru 25 no kugeza kuri 26 ngo nibwo atangira kumva nyine ijwi rya mama we cyane. Ari nayo mpamvu useka waseka ukabona karakubita warakara nuko mwanavuga nyine mwana kwenjoyinga nawe akenjoyinga nyine ukabona ko hari igihe niba ukunda nka muzike ubyina nako kajya ubona rwose kakumereye nawe udukokora utugumi cyangwa kaba kisajije washyiramo umuziki kagatuza cyangwa na papa wako yaza yavuga kagatuza cyangwa agakoraho. Sinari nzi guhera ku nda y'ibyumweru 18 umwana ashobora kumva mu nda. Ari nabwo abantu bigisha batangira kwigisha abana bakiri mu nda kugira ngo azavuke n'ubundi azi ikintu azi. Nuko harya no gusembura ubwonko bwe sinzi ko najya babivuga. Hari ukuntu babyita ariko ngo buriya rwose birashoboka. Ibi ni ibintu abaganga baba barashize hanze kandi abaganga bashyira ikintu hanze baragikoreye ubushakashatsi. Ikindi tutari tuzi ku mubyeyi utwite cyaba ari ikihe? Ngo buriya iyo umubyeyi atwite hari mu ngingo zacu zigenda zoroha ngo kubera ko ngo n'ubundi kugira ngo bizamworohere kuza kubyara ngo iyo umubyeyi atwitegereje kubyara umubiri we ukireye ikintu bita relaxine. Iyi relaxine iragenda ikajya mu ngingo zawe ikoroshya n'ubundi za ngingo kugira ngo uzajye nujya kubyara bizorohe kuko n'ubundi hano mu mahanshi hari ni mu ngingo bituma n'ubundi nujya kubyara uzabasha umwana bwo azakuza uzabasha ngite wenda nko gukweduka niko bakunda kuva mu mugore w'ababyeyi n'undi elastic za joint zawe zizaba zidakomeye kandi noneho ntabwo icyo gihe ziba zino joint zo mu mahasha gusa n'izindi zose. Niyo mpamvu umubyeyi utwite nta mbaraga bafite kubera ko joint ze n'ubundi ziba zidakora neza ziba zaragiye zoroha kugira ngo umwana azabashe najya guposa azajya gusunika azasange horoshye. Ubwo rero niba utari ukizi kandi ikindi nakubwira ku mubyeyi utwite ni byiza kwisiga amavuta kunda kumana kugeza nko ku matako hasi bituma ko amavuta yashobora kuba amavuta y'inka ashobora kuba cya gikotoro ashobora kuba ari n'amavuta n'ubundi adatukuza atari amavuta y'amazi kugira ngo nyine uko umwana asunika ko inda yagenda yegera hirya kugenda ubyibuha ntuzatemagurike ntuzagira amaribori. Nabyo birakurinda kuko n'ubundi hari umuntu ubyara ukabona ahise yangirika uruhu rukangirika cyane kuko n'ubundi uko uruhu rusunika rubaye rworoshye rurakweduka rukaba rwagerera hirya niyo twita abana batatu nugira ikibazo kuko rukweduka rwumagaye rurasaduka gusaduka kwaho k'umubiri rero ni yamaribori n'ubundi amaserire aba yagiye aturika kongera kwiyunga nakazi kandi nta mugore ukunda ari amaribori yo gutwita abasa nabi kwa mukunda pisine ntabwo yongera kugenda koga uba ufite ipfunwe meme n'imbere y'umugabo wawe bumva harimo akantu kataza niyo umugabo yakwiga ko ntacyo bitwaye. Ikintu utari tuzi n'inzira kumwe ko mu kanusi ikintu utari tuzi ku mubyeyi ngo buriya cyanantunguye sense zawe zo guhumurirwa zirahinduka cyane ariko ibintu nahise mbyemera kubera ko n'ubundi kwaguhurwa inyama zawe ziguhumurira uyu munsi zakunukiye kavuga ati muvane hirya mu njyane hirya zirahinduka kubera ugasanga hari abonjya numva ngo hari igihe atwarira icyuya cy'umugabo. Ibi rero byose rero bituruka bitangira muri cya gihembwe cya mbere tuzi ko umubyeyi agira ibihembwe bitatu. Igihembwe cya mbere nicyo gituma wa mubyeyi n'ubundi ahindagurika cyane ariko buriya niba utari ubizi urabimenya ko sense zo guhumirwa zirajya agataka kaba kabiha ariko uba utanakirya ariko umunsi wa murago twumva igitaka kirahumura. Hari n'abajya bajya muri toilette bakajya kwihumuriza ngayibaze hari ahantu nta muntu uba wumva ngo harahumura ariko wo kumva nyine iyo umuntu atwite ubundi abatangaje usanga nyine bya bintu usanzwe wanga wundi ukuvuga ari byo ukunze ntiba rero bajya guhibaza ngo kubera icyo umugore ahurwa nuko nyine sense zo guhumurirwa ke ziba zahindutse kubera ko umubiri n'ubundi uba wivambagatanyije cyane urimo urakira impinduka kandi bibaho no muri cya gihembwe cya mbere harya igihembwe cya mbere numva ari amezi 3 se mbyibuka neza ariko ni hafi aho ngaho singiye kubabeshya. Ikintu utari tuzi ku mubyeyi utwite cyaba ari ikiyemenya turimo kugana ku musozo bino bintu byangoye kubyumva ariko niko bimeze ngo buriya umwana ashobora gutestinga ibyo kurya akiri mu nda. Ni ukuvuga ngo rero nk'amafureva atandukanye tuvuge nka tungurusumu ngo nk'inyweji ya karoti nyinshi uri utwite
abahanga bavuga ko uriya mwana nawe arabitesitinga, arabyumva nyine nk'ikintu gipika runaka unyweye akavuga ati noneho ngo iyo unyweye inzoga tugarureho gatoya, iyo unyweye inzoga cyangwa iyo unywa biriya biyobyabwenge ngo noneho ngo nyine bituma umwana abyumva bikanatuma nyine anadevelopa ya tasiti. Niyo mpamvu uzasanga umuntu utwite avuga ntuzanywe inzoga ntuzanywe ibiyobyabwenge kuko uriya mwana we aba ari kubitesitinga, aba ari kubibona, aba ari kubinywa, aba ari kubifata, kwigaburira unagaburira n'undi. So rero ngo buriya hari ibyo kurya turya mu nda umwana nawe akabitesitinga. Icyo ntabwo nari nzi, ndizera ashobora kuba aricyo cya nyuma. Niba hari ikindi wenda mwadufasha mukatubwira kuva ngo nyumva byari byo nabateguriye. Gisele utunguwe n'uduki? Ntunguwe n'ibintu byinshi kuri iriya jwi amajwi ukuntu ahinduka, ntunguwe na kuno wenda ibyijwi byo umubyeyi avuga umwana byo nari nsanzwe mbizi, ngo ngenda mbona abatwite nkabona ukuntu nyine baganira n'abana gutyo. Ariko ikindi kintu ntunguwe no kuriya urya umwana nawe agatesitinga ibyo bitewe n'ibintu runaka, kuri bya bintu bifite impumuro ipika, bya bintu bibinyaboneka muri rindi. Ariko na kiriya cyo gusigaho amavuta kukweduka kugira ute kutagera kwirinda kugira ngo umara kubona watwisinda guhera ku kwezi kumwe tangira wisiga amavuta kugira ngo ntuzagire ikibazo. Ukabona bafite amaribori abandi wakibaza ko si uyu nguyu ati sha mwigirira imibiri myiza, ariko warabyitayeho uko byagenda kose. Niyo mpamvu byasanga n'umuntu yabyibushye cika amaribori nyine amaserire yaraturitse kandi yagiye kwiyongera, umubiri we wumagaye. Niyo mpamvu ubaye ufite amavuta mu mubiri wawe cyangwa uhora wisiga amavuta inyuma ntabwo ushobora gusaduka ko amaserire yawe ntabwo yapfa. Niko biba bimeze. Reka twakire nk'abantu nk'abangahe mbere ko twinjira mu nsanganyamatsiko y'umunsi. Muhamagare kuri nimero 0750 62 28 9 mutubwire mwebwe mutunguwe n'iki muri Didino, munadusangiza n'ibindi musanzwe muzi ku mubyeyi utwite twebwe tutari dusanzwe wenda tuzi, kuko hano bari ukungurana ubumenyi. Hello. Yego. Umwana ashobora guhitamo rwose ari mu nda, nanjye nanonge ntabwo nari mbizi kabisa. Kumva ko ashobora guhitamo ikintu utuntu ni sawa kabisa. Rero nawe kuri Kiyovu nashaka kuvugaho, urumva yatsinze igitego kimwe ku busa. None se ko wari warabicecetse ibiki? Kiyovu ngo yatsinze igitego kimwe ku busa. Felicitation rwose. Reba Gisele ureba igihe warayitaye, Gisele ahuye na mbutiyaje mu muhanda ikomeye cyane. N'uwo muntu yaguteye stress mu gitondo akubuza kwigendera kwirebera umupira ngo mumfungurire ku ngufu. Erega Kiyovu abanyamakuru ni nk'abasirikare, uryama utinze ukabyuka kare. Ngira ngo ngayo nguko, niba nta wundi twakomeza tujye mu nsanganyamatsiko y'umunsi kugira ngo twihutishe igihe.